Hirya no hino mu mujyi wa Musanze hahurira abantu benshi nko ku masoko no muri gare, usanga hamwe ubukarabiro nta mazi akigeramo ubundi bufite robine zidakora. Ni mu gihe hari naho usanga bakaraba amazi gusa atagira isabune. Abakorera muri Musanze bavuga ko kuba hari ubukarabiro butarimo gukoreshwa muri iki gihe basabwa kunoza isuku kubera icyorezo cya MPOX bibahangayikishije. Twumva yuko nyine ubwo abayobozi badushyiraho amasabune tukajya tuzi igihe tuje guha tukabanza tugakaraba intoki n'isabune kugira ngo tubashe kwirinda iki cyorezo. Gusa ko cyageze mu Rwanda badushishikariza yuko twakongera nyine gukanguka tukakomeza kwirinda nk'uko twirinze coronavirus. Gukirinda ni ugukaraba intoki n'isabune n'amazi meza, ni ugushishikariza ubuyobozi bwa Goyiko bakazana isabune abaturage bagakaraba bakirinda icyorezo cy'ubushita. Bamwe mu bashinzwe gukurikirana imikorere y'ahashyizwe ubwo bukarabiro nko ku isoko rya Goyiko bavuga ko batangiye gusana ibikoresho byari bitagikora. Twari dufite amarobine agera mu 8 adakora, tumaze gukora ne hasigandane uburyo bitarenze iki cyumweru yose azaba yarangiye gukorwa. Tugashaka amasabune yo gushyiraho, hano dufite kampani z'isuku zikaza bikurikirana umunsi ku munsi. Ahore abantu bo gukora ubukangurambaga mu gukaraba n'ibikoresho byabugenewe, amasabune ku buryo nta kibazo numva kizongera kuba. Ku mashuri amwe twashoboye kugeraho naho ubukarabiro bwarangiritse. Ni mu gihe hitegurwa itangira ry'amashuri y'umwaka wa 2024-2025. Abayobora ibyo bigo bavuga ko mu byo barimo gutegura n'ubwirinzi bw'aho abanyeshuri bakarabira intoki byafatiwe ingamba. Ubukarabiro bubiri hano kuri primaire bumwe no kuri secondaire ubundi. Ibyo rero tugomba kongera kubikora neza, bikongera bigakora neza. Nubwo kwa tumaze iminsi turi mu biruhuko birumvikana hari byagiye byangirika, ariko n'ubuyobozi bw'akarere batwandikiye butwibutsa gusana. Dufata ingamba ko tugiye gushiramo imbaraga kugira ngo amazi yongere asubiremo akoreshwe. Hamwe n'ibyo rero amazi namara kugeramo no gutegura amasabune ku buryo umuntu wese winjiyemo, yaba umunyeshuri, yaba umwarimu, yaba n'undi wese udusuye abanza karabe, namara gukora binjiremo hano mu kigo. Nanone tuzashaka sanitizer kugira ngo abarimu nabo bajye bakaraba mu kigo, nubwo baba bari turi hano mu kigo tuzenguruka, ariko bazajye bakaraba kugira ngo ubwirinzi bukomere, kugira ngo turinde abana b'igihugu bataza ko bahura n'icyo cyorezo. Umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kwirinda avuga ko bakomeje ubugenzuzi bw'ahantu hahurira abantu benshi hagamijwe kwirinda MPOX, ariko kandi ibyo birimo no gukorwa urugo ku rundi bafatanyije n'abajyanama b'ubuzima. Nyuma yo kumenyesha abantu uburyo iki cyorezo cyandura, nibura hahurira abantu benshi nk'uko mwahasuye, natwe turimo kugenda tugenzura kugira ngo nibura muri kimwe gishobora kuba cyakorwa abantu nibura babashe gukaraba intoki. Tubagira inama yo gukoresha amazi, gukaraba amazi bakaraba n'isabune, kuko byo ntabwo bihenze, ntabwo amazi bava ko ari ikintu gihenze mu Rwanda n'isabune. Ariko buriya dufite na gahunda wenda tutakomojeho, buri munsi abajyanama b'ubuzima basura ingo bakanareba ko bafite n'ayo mazi mu rugo, niba ari n'amazi meza nabyo bakatumenyesha. Buri munsi buriya turara tumenye ingo zasuwe ndetse niba zanasanze zikoresha ayo mazi meza, niyo banarebye niba nta n'umuntu ufite ikimenyetso cy'iriya ndwara, ariko bikora n'ubukangurambaga babaza abantu basanze mu rugo niba bazi ibimenyetso by'iriya ndwara. Minisiteri y'Ubuzima yarashishikariza abantu bose gukurikiza amabwiriza yo kwirinda MPOX, arimo no gukaraba intoki kenshi hakoreshejwe amazi meza n'isabune cyangwa imiti yabugenewe nka hand sanitizer. Ari Muhirwa mu karere ka Musanze.